Ubusanzwe Prince Kid yari umuyobozi mukuru mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2014. Ni amakuru menshi yagiye atangazwa ku mbuga nkoranyambaga atandukanye za bamwe na bamwe yavugaga ko kugira ngo ujye mu mwanya runaka uri umukobwa, urugero nko muri bootcamp mu 10 ba mbere n'iyindi myanya, ari uko wabanzaga kuryamana n'uyu Prince Kid. Mu iperereza ryakozwe hagaragaye ko 55% ry'abakobwa begukanye ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda ari uko wabaga wabanje kuryamana n'uyu mugabo. Ngo byaje gufata indi ntera ku buryo noneho mu irushanwa hatangiye kujya hoherezwamo bamwe gahunda atari guhatanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda, ahubwo binjiyemo gukora iperereza kugira ngo bamenye neza ese ninde ukora ibihabanye n'amategeko. Ibi byagurumanije umuriro cyane kuwa 17 Gashyantare 2022 ubwo umunyamakuru Byansi Meka yanikaga kuri Twitter avuga ko hari amakuru mabi y'ibibera muri Miss Rwanda atajya atanga